igitutsi n'undi basanzwe bakuzi kuyoboye icyo se undi ni igitutsi ubundi igweja mbese ntago mbizi ufate kuri igweja ubucaranye n'igweja noneho cya cyamamare cyacu Inkinda Aisha kiri mu mazi abira nyuma yo gutuka abagabo bose kuri X no ku zindi mbuga nkoranyambaga ziwe. Bakunzi ba Buganza TV noneho twongeye kubasuhuza tubabwira ngo uyu munsi twagarutse muri showbiz nyarwanda. Uyu munsi rero tubafitiye amakuru agiye atandukanye, tubafitiye ibyamamare bigiye bitandukanye hano kuri Buganza TV. Tubabwira ngo icyo muba musabwa no gukora subscribe, mugakora share, mugakora comment kugira ngo dukomeze tubahe byinshi ndetse tunabasesengurire byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero muri kumwe na P1 ku murongo, tukaba turi kumwe mu kiganiro, turi kumwe n'umuntu bita Emzo. Welcome. Tubanje kubasuhuza muri kino kiganiro cyacu tugira ngo mudutege amatwi kandi mwumve ino nkuru irashyushye kandi iraryoshye. Alright, turabwira rero ngo ku munsi washize njyango ni ku ijoro ryo kuwa 15 nyuma yo gutora perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yo twagiye mu matora yo gutora umukuru w'igihugu, abenshi bari bavuze ko bagomba kwerekana ko inkoko ari yo ngoma, bakitorera umuyobozi ubabereye cyangwa se umukandida ubabereye. Abenshi rero nyuma yaho nibwo batangaje amanota bavuga ko intsinzi yerekeye ku muryango wa RPF Inkotanyi, aho bitoreye umukandida wabo nyakubahwa Paul Kagame. Nibwo rero umukinnyi wa filimi uzwi cyane nka Aisha mu mafilimi agiye atandukanye yakinnye muri filimi ze, aho akina kuri channel yiwe ya Aisha, akina muri Big Mind kwa Kiramani ndetse akaba akina no kundi bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'andi macana agiye atandukanye. Nyuma rero yo kuva gutora yagiye yihenura, atwitinga kuri Twitter ye yihenura ku bagabo bose nyuma yaho abonye abagabo bakorera uriya mutwe w'iterabwoba urwanya iterabwoba Court Terrorist Unit cyangwa se Counter Terrorist Unit cyangwa se CTU. Abagabo bose yabonye yaje ahita ajya gutwitinga avuga ko aba bagabo batoranyije abagabo bose bakabajyana muri CTU bagasiga amagweja ndetse n'ibimonyo. Ibyo byose rero ibyo byose bigaragaza yuko Aisha ashobora kuba yarihenuye ku bantu benshi. Oya njyewe buriya sinavuga yuko yateye ibuye abagabo gusa, ahubwo n'abanyarwanda bose, kuko twari tumaze gutora umukuru w'igihugu ndetse ngira ngo urabizi twari turi dutangiye kuvuga ya ndirimbo ya twatsinze, turangije twumva akantu avanzemo avuga ngo abagabo ngo bameze nk'amagweja. Ni ikintu kitari cyiza mu muco w'abari, mu muco w'abanyarwandakazi. Urumva rero ko yaratuvanze cyane, ni nayo mpamvu ngira ngo yagarutse inyuma asaba imbabazi kubera abafana be bagiye bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga. Ndumva imbabazi rwose sinzi nimba Peter azikwiye. Aha, ibi rero byatangiye muri iryo joro aho yatwitinze kuri Twitter yiwe mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha. Inkindi Aisha yagize ati: mwaramutse neza, mfashe uyu mwanya ngira ngo nsabe imbabazi igitsina gabo kubwo gukoresha imvugo itari nziza mu ruhame, mbisabira imbabazi. Urumva ibi byose yabyanditse nyuma yuko amajije kuva muri ya matora akabona abagabo ba CTU cyangwa se bari bashinzwe kurwanya iterabwoba. Ibyo byose amajije kubikora yahise ajya gutwitinga, noneho abantu benshi batangira kumutuka no kumuvuma bavuga ko imvugo yakoresheje atarakwiye kuyikoresha mu buryo yagakwiye kubishyiraho akabishyira ku karubanda, ntabwo yari akwiye kubikora. Ibyo rero yakomeje guterana amagambo nabo ababwira ngo impamvu mutangiye kuvuga gutyo nk'amavubi nuko mwebwe
ibyo navuze biri kubakora ku mutima cyangwa se ibyo navuze ari byo. Ibyo rero byarakomeje. noneho Peter ukumva yuko abafana be batangiye kuvuga ati ibyo wakoze ntabwo ari byo, dore wasebeje abagabo bagenzi bacu, aho kugira ngo yemere icyaha agatangira noneho kongera icyaha avuga ngo baravuga nk'Amavubi. Urumva ko ntago rwose yari ari mu murongo nyawo, mu murongo mwiza wubahisha abanyarwanda. Sinzi rero nyuma yaho bimaje kumugendekera gutyo, yabonye ko bikaze ahita afata umwanya, ngira ngo yahise atwitinga, turaza kubibereka. Yahise atwitinga noneho asaba imbabazi ku bagabo cyangwa se igitsina gabo muri rusange yari yibasiye, aho yari yabagereranyije n'ibimonyo ndetse n'amagweja. Muri iyo mvugo ye nk'uko yari yanditse, imvugo itari nziza mu ruhame, yavuga ati ndabasaba imbabazi. Aravuga ati nanjye birambangamiye nubwo nabikoze nzi ko ari ibintu biri aho pe, mwumve ko njye n'umutima wanjye duciye bugufi tubasaba imbabazi. Akomeza agira ati ni imbabazi mbasabye nyuma yo gukoresha imvugo itari nziza. Abagabo bandi imbere ngo abagabo mu muhanda, abagabo bandi imbere, abagabo mu muhanda. Nk'umuntu watoranyije bariya bana ba CTU cyangwa se wa mutwe twavuze counter terrorist unit, iterabwoba, kuki yatwaye abagabo bacu bose agasiga amagweja n'ibimonyo n'ibindi n'ibiki? Ubwo niko yashatse kuvuga muri kwa kwishongora kwiwe. Nyuma y'ayo magambo abenshi batangiye kugira iki, kumwibasira, bavuga ko atari akwiriye kuvuga atyo. Abandi bakavuga ko abamwibasiye, abandi bakavuga ati abari kumwibasira nuko ibyo yavuze ari ukuri, kwa kundi nyine aba audience urabazi baba bavuga ibyo bashaka. Ibyo rero nyuma y'iminsi mike uyu mukobwa atangiye kwibasirwa, yahise yihutira gusaba imbabazi abagabo, ahamya ko ibyo yakoze atari abigambiriye, cyane ko ibyo yavuze ko ataranabisobanukiwe neza. Ese ni gute ufata amagambo angana kuriya ukayatwitinga kuri Twitter, uzi ko Twitter ikurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, wamara kuyatwitinga ukavuga ibintu kandi uri umusitari unakurikiranwa, ukavuga ko ibyo bintu utabisobanukiwe n'amagambo yakoresha atayasobanukiwe. Ariko Peter ndagira ngo iyi nkuru tuze kuyigarukaho neza, tubanze tuyisesengure turebe Aisha ni iki yashakaga gukora. Ese ni ka gatwiko k'abasitari abashaka ngo izina ryanjye rikomeze rizamuke, abantu bakomeze bamvugeho cyane, dore twari duhugiye mu bihe by'amatora turimo kubyina intsinzi. Ese aravuga ati nanjye aha hantu nahabyaza amahirwe nkatangira guprofita, noneho bakatangira kumvugaho nanjye. Ese izi mbabazi zo yazisabye azikuye ku mutima, cyangwa se ni abafana bari bamushyizeho igitutu kugira ngo abashe gusaba imbabazi? Ese ibi bintu turabibona duti? Ni ikihe gitekerezo wowe wahita wumva muri ino nkuru ugahita uvuga ngo ese Aisha izino mbabazi azisabye azikuye ku mutima, cyangwa se ni igitutu ashyizweho n'abafana be, cyangwa se ni wa mukino w'abasitari kugira ngo bakomeze gukuza izina? Ibi byose impamvu tubona ko ngira ngo emizo nk'uko ibi byose uri kubyumva, nuko inkindi Aisha icyambere cyo ni umusitari. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, hari igihe ashobora kuba ari gutwika ariko bikarangira ari kwisenya. Icyo ni icya kabiri. Inkindi Aisha ni umuntu ugira amagambo cyangwa se wakitinga ibintu bimeze nk'ubusazi, ariko ibyo bintu byose yakitinga muri social media yajya amenya ko ibintu ari kwakitinga n'ubundi bikurikiranwa. Ibyo byose mu gukurikiranwa ni ukuvuga ngo abashobora buriya izina afite cyangwa se ibikorwa abasitari bagomba kugira, bajye batekereza ko iryo zina bafite barihabwa n'ubundi n'umufana. None niba ugarutse inyuma ugatuka umufana biramugendekera bite? Nawe agusubiza
agusubiza inyuma cyangwa se akakwanga, kandi iyo yakwanze utangira kugira iki n'ubundi kwangwa, ntago bizinesi yawe cyangwa se ubufana bwawe cyangwa se impano yawe ikomeza kugenda neza. Nk'uko aya makuru tuyakesha Igihe, bavuga ko abenshi bagiye bavuga ati Inkindi yasabye imbabazi, ariko baravuga ati, bakoresha ijambo ryiza cyane njye nakunze, bavuga ati, bamwe baravuga ngo yamanitse agati yicaye none agomba guhaguruka kugira ngo akamanure. Ese ibi bintu biraza kumugwa amahoro? Wa mugani w'Abanyarwanda bajya bavuga ngo umanika agati wicaye, wajya kukamanura ukabanza guhaguruka. Nanone bajya baca umugani, ngira ngo Peter urabizi, ngo akarenze umunwa karushya ihamagara. Urabona ko nawe guhamagara ibyo yavuze birimo biramugora cyane, kubera igitutu abafana barimo kumushyiraho. Kandi ikindi ngira ngo sinibangure bibona yuko ntago ari umuntu umwe cyangwa babiri yatesheje agaciro abagabo bose. Ahubwo rero tugomba kubanza kumenya ngo ese izi mbabazi koko arimo kuzisaba zikuye ku mutima, cyangwa se ntabwo ugupfa kwivugira gusa, n'ubundi ejo tuzumva yavuze ibindi nanone bikomeye kuruta ibingibi. Hari ikosa abasitari bakunda gukora, bakumva ko ibyo bavuze byose biri aho nyine biri mu gatwiko, ariko akenshi usanga ibyo bakunda kuvuga bibangamira umufana cyangwa se bikabangamira abantu rusange. Nubwo yavuze ibingibi byo gusaba imbabazi no kugenda ku miryango, yagiye ku Isimbi ajya gusaba imbabazi, ajya kuri Twitter, ajya kuri Instagram, akwirakwiza aho ari gusaba imbabazi, avuga ati mumbabarire navuze nabi, ariko ntabwo bikuyeho ko yatesheje agaciro umugabo cyangwa se igitsina gabo, ko yagitesheje agaciro, ko ari amagweja, ari n'iki, ari n'ibimonyo. Ibyo byose yavuze ni amagambo mabi aharabika umuntu. Ahubwo turababwira ngo ayisha mu mazi abira. Noneho iki kibazo gishobora no kuza kwivangamo RIB, ikibazo gishobora kwivangamo RIB. Nkatwe nka Buganza TV turaza kubikubakurikiranira, tubamenyere ese Aisha ibi bintu arabikira cyangwa ntabwo ari bwabikira. Ngo umuntu w'umugabo bamwite amagweja, bamwite ikinyomo, ikimonyo, kagasimba ubona gafite akabuno kanini kirirwa kikoreye ubutaka, kirirwa mu butaka, ngira ngo urakabona. Umuntu w'umugabo, umukobwa nk'uyu nguyu amwite ngo ni ikimonyo, amwite ngo ni amagweja, kagasimba tubona gakora ubudodo, kirirwa ku biti karya amababi. Urumva ni abagabo bose ngo babajyanye muri CTU. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo bikwiriye. Peter, ngira ngo uyu mukobwa yarahemutse rero. Ngayo nguko ibi ni ibiri kuvugwa kuri Inkindi Aisha, umusitari wacu tuzi ukina amafilimi, umukinnyi w'amafilimi. Agati yakamanitse yicaye, ariko kukamanura agomba kuzamuka. Tubabwira ngo mukore subscribe, mukore shares, kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tunabakurikiranire inkuru z'abasitari. Tubabwira ngo uyu munsi tugiye kujya tubaha byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo mujye mumenya inkuru ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ku inkuru ziri gucicikana hirya no hino. Tubabwira ngo ufite impano yawe, ushaka kuba wakoresha ibirori byawe, ukeneye photographe, ukeneye ubafatira amashusho no kuyatunganya, mugane P Image Studio. Turaza kubasigaho nimero kugira ngo bajye babasha kuba bakurikiranira ibirori byanyu bigende neza. Ukeneye kwiga gufata amashusho no kuyatunganya, gana P Image Studio, bakorera i Rwamagana muri Yego Center. Alright, tubabwira ngo ciao nakagaruka, Extra Vista.